Kanongere ngushimire wowe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi isaha ku isaha. Uyu ni wa mwanya tujya dutumira abantu tukabatumira hano muri studio yacu tukabaganiriza bakatubwira ku buzima busanzwe. Mubonye abantu benshi baduhamya, turi kumwe n'umusore mwiza cyane rwose kandi namwe murabibona fresheri ni zose nta kibazo. Ngira ngo abantu bamuzi ni bakeya cyane muri uru Rwanda, ni bakeya, ariko kano kanya tugiye kumumenya byimbitse. Mwatubwira amazina yanyu kugira ngo abakurikiranye iki kiganiro baze kubamenya neza? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Lazaro Zakon. Yego. Niyo mazina aba kuri channel yanjye ya YouTube. Ujyaho ukandikaho Lazaro Zakon. Yego. Ukahita umbona hariho ibintu byanjye byinshi. Yes, nk'uko bibabwiye channel ye ngo ni Zakon Lazaro. Jya kuri channel wandikemo Zakon Lazaro, ukurikirane Lazaro umunsi ku wundi. Ese Lazaro uri muntu ki? Ushinzwe iki? Uri umupapa? Uri umusore? Uri iki? Kugira ngo umunyarwanda ugukurikiranye abashe kumenya Lazaro Zakon ni muntu ki. Ndacyari umusore uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Genda mvuga ubutumwa bwiza, bukoresha mu ndirimbo, bukoresha kugenda namamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mvuga ijambo ry'Imana, nkora n'indirimbo. Yes, kubera social media abantu benshi indirimbo bari kuzikurikirana kuri YouTube, ndetse banamaze kumenya channel yawe. Birumvikana abantu tayari aka kanya bamaze no kuhagera bakimara kumva iki kiganiro. Abenshi batangiye kunyarukira kuri Zakon Lazaro. Reka mubaze, se umunyarwanda ugukurikiranye muri aka kanya ni irihe jambo ry'Imana wamusangiza kugira ngo abashe kumva Lazaro ni muntu ki? Lazaro ijambo ry'Imana rimuvuyemo, ese ni ijambo ryubaka? Reka twumve ubuhanuzi bw'Imana n'umukozi w'Imana Lazaro. Murakoze cyane. Hari ijambo cy'Imana rijya rimfasha cyane, riba muri Luka. Igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be barimo bagenda, umwigishwa umwe yaramubajije ati, Data, turagira ngo utwigishe gusenga nk'uko Yohani yigishije intumwa ze gusenga. Nuko Yesu arangije arababwira ati, mu gihe musenga mujye muvuga ati, Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe ugere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Icyo gihe iyo urangije kuvuga ijambo nk'iryo ngiryo, Data wa twese wo mu ijuru arakwishimira, akabona yuko uri uruhande rwe, ko igihe cyose duhora turi uruhande rwa Data wo mu ijuru, kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu Yesu yigishije intumwa ze gusenga gutyo. Yego, isengesho rya twese tuzi rya Data wa twese uri mu ijuru niryo Lazaro adukoreye